humura urushinge urabyaye humura nayo mfata urudodo urabona nanongera nkagongera urubugi humura ibintu twabikurikiranye fresh kanze mfata urudodo ako ngiye gukora mu maraso kanze manze nambare n'utuga humura ibintu biragenda fresh kanze manze nambare n'utuga ngiye gukora mu kanze tujya ariko uri kwiyongerana humura ariko nawe kanze mwakwanya vuba n'ukigeranja nabukira uzaba umeze neza ibyano uzazura bigira nabonye uri na muzima humura Ayo Yesu. Dore urugendo. Gusa nzasubirayo. Mwebwe mbi mwemere n'akazi ke. Hapi wantu gusa nasubirayo. Desa nashaka zayaherane n'ubundi si. Kanyana nje gukorera yandi ariko rugura nta nasubirayo. Ikosa. Kuvuga ngo iyi minsi hari akantu kagatangazo nari ndi kumva bari gukunda kukavuga cyane ariko njyewe ibyo nyine twabikoze kera ibintu nyine ni ibintu byo kwisiramuza bavugaga kwisiramuza je bunini nagiyeyo wanavuye ubu nawe bagikura ha kwivuriro rya mucaca nagiyeyo mbe mwana baransiramuye ariko shaho dore uburyane babivuze ngo ndibuka nari mfuye bakigukijijeho ngo wabaye umuntu w'umugabo baba baragikijije niba baragikijijeho ahubwo kibazo ni iki sibyo hari ukuntu wenda abantu wenda b'urubyiruko bagenzi bacu bashobora kuba batabizi cyangwa se harimo batari bajyayo hari icara rero muri kese cyaranze neza ntabwo cyaje kwisilamu kandi ubwo wasanga ari n'iniga yawe kwe bashaka bageranaga ariko namwinginze yaranze n'ikiba kiraho ngaho bashaka n'abakobwa n'ubu nabo konzi ko bamenye ubwenge se kutamuzana icyo kintu kiwawe ariko yakomera no cyangwa arimenera abo n'itara yarimenera ahubwo bura nta kuntu umuntu yagira akajya nyine nkawe wenda uwo mujama wawe niba umuzi ntibubona ari iniga nyine ubabona nyine n'ibyana n'iki byakunda ukamurabura nyine akaba yagira nyine ndetse nzakiraburiza umunsi gumwe kuko kari akantu ni sawa cyane mwana ahubwo se bura nta kuntu ntabwo uzi izina rye ngo tube icyana cyaje kwije iyo wakiti Uwibucaba mwana Uwibucaba ubona muzi no ku ma YouTube channel njya mubona ari gukora ibintu angira muna kangagira ngo umuntu umugabo nawe nimbwa kumbe ndaga ahubwo se mwana ahubwo wenda konje ndi kubibona hatwe nyine ko abantu babajama hagira gutyo tugakangura abandi bajama bakajya kugira ngo umwami bakagenda bakakibakizaho gira kiboro uko ako kantu ntabwo kaba ari sawa mwana uri umuntu w'umujeni twe tugomba gukora ubukanguramba tukababwira bakagenda bakajya ariko se mwana akora bize iri wamu ikore kitakijya mu kintu nuriya utambwira karuri niwe mwana serious nukudende nguriya de kanze aza dusanga hano ndikubona ari no kuza ubwo afite ibintu ari butubwire umuntu w'umujama mware kanze atwumva ibyo ari butubwire sibyo nagogora gusariya umutima gwanje nagogura gukunda gura gushaka ngo gukure Yoji, yo. Yes, patizo maniga yo man.
Salama G. Mzute papa wanjye. Fresh man ntari. Oh, long time papa. It's a been long time kabisa. Mzute se papa. Ewana meze neza ntari. Umeze neza kabisa. Akufite mudu za danje. Uraswaga man. Nabona fresh yera afite man. Ubona afite n'icangwe do. Ewana biragaragara. Ntabyawe. Abo se rero. Uri na mudu. Ngiye kugutama akantu kabajamo zere karakara wundi nyine itonde kuvuga nkubwire inkuru ukuntu imeze so ni ukuvuga ngo hari ikintu twahoze tuganira eraho ubundi ukuntu biteye sibyo ubundi ibyo nibyo ngo ni na fresh kandi nzi kuri buze kubikunda ariko ntumuzamanizere ko arimo nyine ntabwo yabura muyu uyu wenda kuko ari gahunda ngiye gukubwira uyu wanambwiye ko yanabisoje kera cyangwa kandi ni sawa man ubundi twari bashaka man izundi nawe ndakwemera mu papa so ukuntu ugeze style rero yona tuvuga ngo muri iki gihe nsigaye mbese ndi connect ni radio cyane nsigaye numva radio cyane akajobo sikabonetse koze waritse gushuha cyo kwa nabyo bisa n'akajobo da kuko hari ahantu wagera basanga iyo CV yawe ituzuye bagahita bakwera imintu icyo cyo ngo rero utangiye kuvuga ngo bisa buriya nyine iyo bitangiye kuba ngo bisa tuza nkubwire nyine hari ukuntu bigenda bitari kuba neza cyane ariko nta kanumva tuza nyine nkubwire ni ukuvuga ngo muri iyi minsi maze iminsi ndi kumva radio noneho numva bari kuvuga ko hari itangazo hari ikintu gisa nka promotion bari gutanga ubundi promotion niyo nani nshaka tuza nyine tutajya niyo gusiramura promotion niyo gusiramura kandi utambwira ko bitagize utambwira ko ayo mwana muri iki kinyejana nta muntu wabatari yabikora byararangiye ndagaga nyine reka ndamari nakurangiriza wabibwira n'undi ariko etse ko narapfa kubyemera ni umugabo ku mugabo icyo mvuze uri kucumva nyine ni umugabo ku mugabo nyine ubwo nyine iryo tangazo mbese ni iryo gusiramura hari ako kuri centre de santé nyine bari kubikemura ngo bivuze ngo rero wowe ugomba kujyayo cyangwa se ukagira abandi ukangurira bakajya kwisiramura sibyo nzabakangurira rwose nzabakangurira bose umva ukuntu nzajya ngenda mbivuga itangazo nta muntu wemerewe kugenda n'igifirimbi jewe bose birabapfa igifirimbi se bazaba bagiye gusifura ko igikombe cy'iki cyarangiye ikindi kikaba ari kera ni kera ni nyuma y'imyaka 2 ahubwo wowe bitewe n'ukuntu ubyakiriye vuba hari abantu bajya bafera abandi bakabafera nubundi riniga kuniga sibyo wanyereka kugira ngo mbyemere neza ntari byo ma nje kombe neza katangiye ariko ukwibwamo urabizi neza nawe natujyana ntabyo bihakana nose tuvuga ko yose ariyo maranganirwa rwakwedutse haje makano ko gusebanya oya reka turebe ndi kubona wambaye na deshire wananyuza hano igahita bicamo nyi ahubwo manura tunarebe sibyo mani manura turebe ahora turebwa oya reka mbabwize ukuri ngiye nyine reka mbabwize ukuri maniga zanjye ngewe biriya bintu nyine bitewe n'uburibwe nabonye abagiye bavanye ntabwo najyayo nyine wanda ntibivuga wari wadufashe ahubwo se uri kwemera kujyayo ntabwo bijyana akavuro ntabwo bijyana dore uyu nguyu yagiye ejo bundi nuko ngenda banyeba ubuze ko nagiye nabaye ubu ni muto ko nagiye nabaye namwe muzabona ingaruka ejo nimubura imbyaro muzagire ngo ntabyo kubura imbyaro ahubwo mani uyu mujama ndi kubona n'iniga yawe bya hafi nyine bya hafi ko nanjye ndakuzi ntananeze ko umuntu w'icamamare w'umuzitari Uwibucaba ntinzi ko nyine wagize nacyo murarizi ahubwo nyine fashe umwanzuro uyu muniga njewe hari utuntu ndimo nkurikirana hano uyu muniga dore ni hara ku hospitali ku centre de santé sibyo yagenda akakugezayo noneho bakakigukizaho icyo kintu dore niko ariko ubwo runtu mwana sibyo
urumva akagenda bakarugukizaho bikarangira ukuntu ndi guhumura ariko humuriza wumva ubwo nyine tubikunze ntacu ubwo mwazanyemo ingingo y'uwibucaba aya no kwemera wowe bikurikirane mwana bikurikirane mugende nanje ndamujyana ntabwo bijyana pe ntabwo bijyana nanjye ndabizi kuko narabikoze mwisunga nyine mugende babikurikirane mugezeyo neza kagendesha ndaza ndebe ko byatunganye shabayi wanjanye ariko babizi gisagata cyane kahe nta mungu patiza amwe mujanye kwa muganga kwivurira ariko njye badakira kavuba ari umuganga nizeye Gakondo mwa akoraga ibintu neza ku murongo ku muti emwe ko kubitaro bari barantera ikinya bashaka ngo basiramure nta kinya nabatiraga ikinya ibintu ukuri do nta nakubesha iminsi itaga uwo muganga yitwa nde yitwa Gevizzol nawe wamwumva Gevizzol nawe mwumvishije cyangwa nakantu mwankure ngo mujye Manizo Gevizzol w'umuganga na Patizo si Patizo mwana muri kumbwira ngo tuje kwisiramu ubwo mwese mwagiye mwiga umugambi ngo Uwibucaba tuje kumusiramu oya ntago ari umugambi wa mugabo nuko ntaka iminsi 3 gusa leta ugwemba kwa muganga hodo bitwaye icumweru ingaruka zabamo ntabyo ingaruka tugenda ntabyo ingaruka umunsi akazira ako nta bintu nibagiwera wose ubu ndatuzanyira uyu munsi ko wagira ngo nta bintu cyajejera ariko n'ubwebe ko uyu munsi araribwa bakuraho ibintu byo kuzana ubuntu bw'ubuturage ndakwikiye neza birabavaho baraba abasirimu nze ngende ariko utundi tubitseyo ntaribi utundi tubitseyo ndaje ngire ntanakererwa ku kazi reka ngende aka ko hari meruka kugacurara byaragoranye kuko ariko ntaribi akakore kagire uyu munsi akazi kaguha fresh nubwo ndi kubona batari kuza ako sambira cyari kare nubundi ni ikibazo cy'igihe ndaba ntegereje ntaribi ndaba ntegereje mu kanya baraba baje ntegereje agira igihunga mwaye nta biba birenze nuko nta biba birenze ntabwo yo Gevizzol bimeze bite komera komera ni fresh ibintu fresh akabatu kakira ibintu ni sawa uyu mwana se bimeze bite ariko wunzane agabagiye n'umwana uyu mujama nawe ni muri bawandi nyire bako baraje oya uyu mwana ni igisora akangana gutya humura bimeze bite musore kunangana gose humura umwereke nawe wicara bimeze bite ase mwana ukuntu bijyana kuko humura urabona dukoresha ntari turasyaye ntari humura aka urabona karabikora fure n'umuhoro oya ntari nakanako gahita kagakuraho byihuse weho agira ibintu nta kibazo haguruka mwereka ahubwo wicara humura enda mwereka ahantu wicara wowe humura uramenye wenda njya kugusaba imbabazi nukuri umbabarire wenda utambabaza urabona ntabwo bijyana wenda umbabarire utambabaza nta kibazo mwereka aho wicara kirekengana guca subundi wanganye guca humura wa mwana humura ni benshi twakoreye kandi babaye neza nose tekeza unganye guca ukoze utuntu rimwe wisugwara kandi kagasida humura wo nta kibazo endicara hano oya humura uyu yagukoreye umuti uzamushimira nyamara uzamushimira manza wicara ndebe oya humura wirira humura wa musore we humura umusore ungana gutya ariko uyu musore ubundi byagenze bite oya humura manizo nta kibazo cyawe icara hano uhereke icara hano wa musore we tuza humura igitima kuri gutera cyane humura nta kibazo cyane kwese dukoresha mfite ko naguhaye ibivuzo uyu musore ibintu byose mwasangiye nawe kugwitura neza wa mwana we agirane none uyu mugwayi wawe tuza nawe umujya umuntu wirirwa barumva ku YouTube channel Uwibucaba wamamaye utangiye kuyikoza ibyo kanze nanze ndebe humura gato ave akakarakora akazi mukanya ave katagira humura nta kibazo humura
humura icara hamwe icara hamwe manze kanze kuramo manze ndebe aka umuriro ndebe ubundi ko ndi urashushe rero bari ubwoba ahubwo humura ibintu biragenda fresh humura kanze gira wapi humura nta kibazo utu turagira kanze ndebe mu kabati uremo zabikwitura ndebe agize ibintu byacu yabibitse neza wa musore we twe tukora ibintu biciye mu mucyo re ntugira turebe umuriro urimo turebe manze ndebe usushe mbesera gashiremo neza wigira ubwo bakanakora kuye ndabona bije humura nase urababaye nibinini nka gutya reba 36 turabona ko nta kibazo ufite sibyo uri kwishira n'ubwoba umva wagira ngo napfuye humura ntagupfa kandi n'abapfaga barapfa ariko ntabura apfa ntacuraba humura ntacuraba kanze ndebe uyu ni munange kanze ndebe ubundi bwo nta cyangwa nawe ufite sida kanze ndebe utabone no kuruhira ubusa wa mwana we kiramo turebe naranduye turebe naranduye ambwira niba naranduye nkabireka wasebwe wakintu ni nakizima kanze nyikorere kanze ngukorere uyu muzima warunduwe utazagira ubu ugiye kuzagira ibyanagira ngaho gira uramanze ne uranera ikinya nacyo ntari kanze ngutere ariko amafaranga urongera kuko se nenda kubaga nta kinyi ubundi uri kuzana n'ubuturage kwinshi kanze ariko zo gufite isoni wavana ibyo bikabutuka mufate kuraho wa mwana kuraho ariko se mana yanjye manze nabitekereza ngaho kuraho gira ndebera ngaho kandi muranyongera uyu muntu umeze gutya mwaje mutabitekerejeho uretse mbabwire ngaho tubwire se gira ngo tugire tubyihorere ngwiki nabageze kwa muganga uvuga abasha gira tuza ariko uretse mbabwire akantu kamwe ariko se wagira usanga baraza nabaragira tuza wewe tuzihangane nk'umuntu w'umugabo gira wene ntabwo ndagutamaza gira nese ububaye ubu ntubaye neza kanze ngaho nangire ngire utunini twenda gutwe uzaza urajya nyuma ahubwo kanze yamanza kanze manze gire inuzigize singaka karavuye singaka nakubaye ngaka humura byarangiye humura nese urabona utabaye umusore humura ahubwo kanze mpagire ariko kanze tuzagatombaze paturudodo humura urushinge urasyaye humura naye paturudodo urabona nanongera nkagongera urubugi humura ibintu twabikurikiranye kureje kanze paturudodo ako ngiye gukora mu maraso kanze manze nambare n'utuga humura ibintu biragenda fresh kanze manze nambare n'utuga ngiye gukora mu bintu by'intuzigize kanze tujya ariko uburi bwose uri kwiyongerara humura ariko nawe kanze wakwanya vuba n'ukwiyeranja numya gukira uzaba umeze neza ibyanu uzaza urabigira nabonye uri na muzima humura ibyanu uzaza ibyo byose wifuza bizagerwaho kanzengire ariko reka ngire ko ukwiyeranja kanze mfata urudodo ubu birarangiye humura habe humura nta kibazo kararangiye n'aka kanyuma humura aka ni akanyuma mfunditse humura kararangiye humura ngaho humura urumva humura mureka bajyamye gato humura ngaho igirire neza ariko urumva ko ibintu birarangiye ubuhumura kanze n'utunini nyuma y'iminsi 3 uraba ari urwembe ndamwizeye Gevizzol humura ibintu ni fresh kanze ndamwizeye umva ni fresh ntabwo za mwana ufite amaraso ko kanze n'utunini dore isayidire nibura turi hano nibura tujya utashe reka nugwe nugera arahepfo uhita ujyaho dutatu twanona utuntu tugabanya uburibwe noneho kanze mu kabati uhutu uzaza urajya noneho
dusanzwe two gukiza icyo gisebe mu minsi mike cyane. Urabona ibintu biroroshye. Dore aka gapaki ugomba kuraruka amazi bitari ibyo buraca yahavuye, ugomba kuraruka amazi akakura akamaro cyangwa nibura kamwe ko hano uzaza wajya tubiri mu gitondo tubiri nimugoroba na tubiri saa sita kano ko nuko ukajya umaze kujya byaba byiza ukarenzaho no guhagwa bitari ibyizahacika urumva, ariko mu minsi 3 nubikurikiza bizaba byagenze fresh.